ni umugore dutangiranye nawe, yambaye ubusa, yicaye ku gitanda ategereje kuryama. Nuko ahugiye muri fone, gusa mu nyubako uyu mugore arimo barakwereka hari undi musore wayinjiyemo. Uyu musore aza yerekeza ku cyumba uyu mugore aherereyeho. Uyu musore aza gukomanga. Ukurikire, uyu mugore ategereje kuryama, gusa ahugiye muri fone. Nawe urabizi mu gihe utari waryama hari utuntu uba urimo muri fone. Gusa akimara kumva bakomanze, yaje kureba umuntu umukomangiye. Uyu musore nawe niko yabonye uwo akomangiye atinze kuza, arongera arakomanga. Ukurikire filime witonze urebe ibintu bigiye kuba byabera aha hantu. Ubwo uyu mugore ni uku nguku yaje gufungura kugira ngo arebe umukomangiye. Arangije abona n'uyu musore, haramubaza ati urimo urambaza iki? Uyu musore aravuga ati nagusuhuzaga, atari ko mu bundi buryo hari akantu nashakaga kugusaba. Umukobwa niko yavuze ati nagaki? Umusore aravuga ati waza ukajya mu cyumba cyanjye ukajya kundaza. Umukobwa niko yavuze ati reka ibyo ntibishoboka. Umusore niko kuvuga ati waza, ariko umukobwa aravuga ati reka. Arangije arafunga. Mu gufunga umusore aramwitambika, aravuga ati wambabariye ukaza ko mbigusabye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ati basi honyine gira mu cyumba cyanjye urahita wongera usubireyo. Uyu mugore niko yamaje ati wa mwana we, urabona ndi igicucu? Atariko ntabwo ibyo bintu nabikora. Uyu musore aravuga ati ni ukuri ngusabye imbabazi, wambabarira ukaza. Ubwo uyu mugore abonye ibyo bari kumubwira atabikozwa na gato, niko kurangiza ahita afunga urugi ndetse afunze. Uyu musore bari bamuraburije nyine, nawe urabyumva, kandi uko byagenda kose wagira ngo ari mu kariro. Umukobwa yisubirira kuyicarira ku gitanda. Ukurikire, yigumira kuri chat. Umusore nawe uko ari ahangaha bisa nkaho ari umuntu wigirira ari byahatari. Ni umuntu w'umusore nyine uri aho ngaho wibana, gusa akaba abana n'uyu mukobwa mu nzu imwe. Uyu musore ageze mu cyumba atangira kwibaza ibintu bimubayeho, uburyo abajije umukobwa bikaba bigoranye. Uyu musore bitewe na gahunda yari afite yaje gutekereza ikintu yakora. Aravuga ati ariko ni gute yatinyuka akampakanira kandi nari nabipanze? Uyu musore urabona yuko yabaye aho ngaho, ubushuhe bwari bwinshi akagira icyunzwe. Umukobwa nawe yibereye hano mu cyumba, yibereye kuri chat. Ntabwo nzi ngo aba ari gucata nabo ni bande. Umusore niko gufata umwanzuro, aravuga ati reka nsubireyo ndebe ko n'ubundi ari bunyangire. Umusore ageze aha ngaha yikuramo ibintu by'ubwoba, aravuga ati ariko reka nikuremo ubwoba ngende nk'umuntu w'umugabo ne gutinya. Ubwo uyu musore barakwereka nibwo yaje arimo arunguruka n'ubundi ku rugi rw'uyu mukobwa uri aha ngaha. Uyu musore ageze aha ngaha abanza kwikonsantara neza kugira ngo ubwoba bwose bumushiremo. Akimara kumva nta bwoba arongera arakomanga, gusa agakomanga afite ubwoba. Maze uyu mukobwa aravuga ati ese ariko uyu nguyu arimo arashaka iki ko namubwiye yuko ibyo arimo kunsaba bitashoboka? Yambabariye akandika nkiryamira. Kurikire, ubwo uyu mukobwa arongera arahaguruka. Umusore nawe urahangaha irari ryamwishe, ntabwo tuzi ngo ndetse mu bundi buryo niki akeneye kuba yakora, ndetse niki akeneye kuba yashakira uyu mukobwa. Uyu mukobwa agarutse aramubaza ati urambaza iki bundi wowe wagiye kuryama? Uyu musore niko kumubwira ati vuba tujye kuba turi kumwe wana. Ati basi mbabarira ntabwo uratinda. Uyu mukobwa aramubwira ati kandi ubanza wanyweye urumogi, ubanza wasinze. Uyu musore ariko aravuga ati oya vayo, gusa umukobwa yarabyirengagije arongera arafunga. Mu gufunga urugi nawe urabona yuko umusore arimo arukurura. Nyagasani, ese wakibaza ngo ahangaha uyu mukobwa araza kwemera? Uyu mukobwa niko kubwira uyu musore ati usigaye uramenyera. Uyu musore aravuga ati nta kamenyero kabirimo wana, ati ahubwo wowe vayo wana, vayo ujye kuba turi kumwe. Uyu mukobwa niko kuvuga ati urabona ndi ikigoryi ariko
uyu musore aravuga ati nta kintu kibi turakora, ni ukugira ngo uze kuba uranganiza. Ubwo uyu mukobwa arongera afunga urugi rwe. Uyu musore araza atekereza ikintu yakora, aravuga ati reka nkwereke, ntabwo nzi ngo ni iki agiye kuba yakora muri aka kanya. Ubwo yaraje afungura urugi rw'icyumba cye akijamo. Umukobwa nawe afungurwe yisubirira kuyicarira mu cyumba cye. Gusa urabona yuko uyu mukobwa ni nkaho yambaye ubusa, mbese muri make. Uyu musore nawe niko yaje aza mu cyumba, ari kuvuga ati byanga bikunze biraza gucamo, bigomba gucamo hejuru no hasi. Arangije atekereza icyo gukora. Kurikire umukobwa nawe yibereye ahangaha. Gusa uyu musore atera imibare z'ikintu yakora kugira ngo aze kuba yajitura uyu mukobwa. Arangije hari icyo yibutse, aravuga ati okay, hano birahita bikunda. Arangije afata ku mafaranga hano mu cyumba cye, hariho akameza kariho amafaranga. Uyu musore ayafata arimo avuga ati aka kanya ndakeka birahita bikunda, ibyo yakigira byose aya mafaranga ntabwo yayasiba tu, reka nze mukubiteho $100 ry'idolari turebe yuko atari buze guhita yemera. Umusore niko ari guserebura ati ahangaha birakunda tu. Arangije ayashyira mu mufuka, ubwo ngo niyo agiye kuba yakifashisha. Umukobwa nawe yibereye ahangaha, gusa icyo atazi bari kumupangira. Umusore akimara gufata aya mafaranga arangije arongera ari konsantra. Noneho ahangaha urabona yuko yifitiye confidence nyinshi cyane. Ubwo niko kongera gusohoka mu cyumba asubira gukomanga. Uyu mukobwa nawe niko kuvuga atari kihingegera, irimo iranshakaho iki koko ko nahoze nyiyama, irisha ikeneye iki? Uyu musore arakomeza arakomanga. Ukurikire gusa noneho kuri iyi nshuro uyu mukobwa ntabwo yaraje, arongera aza gufungura. Kurikire uyu musore noneho yaje bisa nkaho hari ikintu yiringiye. Ni umuntu uri guseka cyane wifitiye confidence. Uyu musore aravuga ati noneho tuza nkwereke, ntugire ikibazo rwose. Uyu mukobwa arimo avuga ati uranyereka iki wangekeraho. Uyu musore niko gukora mu mufuka ndetse arimo anacungacunga kugira ngo arebe niba nta bantu hano bahari. Akurayo amafaranga menshi, amadolari menshi cyane ageze nko mu 1000. Ubwo uyu musore arangije aramubwira ati ngaho noneho vuba tugende mbashe kuba naguha amafaranga. Uyu mukobwa niko kwita yemera, aravuga ati oya, keretse niba ibiraba byose biri buze kubera ahangaha. Umusore amukubita $100 ry'idolari. Umukobwa mu kuyabona ahita ajya mu bicu aramwenyura cyane. Maze uyu musore aramubwira ati si none wambabariye ukaza tukajya mu cyumba cyanjye? Uyu mukobwa aramubwira ati oya, nsanga mu cyanjye ibiraba byose aba ariho bibera. Ubwo uyu musore atangira gucungacunga kugira ngo arebe niba nta muntu umubona, ndetse uko yagacungacunze arangije afunga urugi aza kwegera uyu mukobwa. Ndakeka nawe uri mubibona. Uyu mukobwa arangije aza kumwereka ku kintu bita nyashi nyagasani. Uyu musore agahita agwa horo. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ubwo uyu musore yageze ahangaha, umukobwa nawe yaje kurambika fone n'amafaranga ahangaha, atangira gufata uyu musore amubwira ati vayo dukore ibyo dukora vuba, niturangiza ugende umvire mu cyumba. Niko kumufata amujugunya hano ku buriri. Maze uyu musore aramubwira ati oya, reka dukorere hariya, ntago nzi ngo niba iki bagiye gukora, gusa njye ndi kuvuga ibyo barimo kuvuga. Maze uyu musore aramubwira ati wowe uje ukaba wafata kano gaposteri ukunama hano ku iyi ntebe, niho byaba byiza kurushaho. Uyu mukobwa aravuga ati koko reka nze maze mbikore, nta kibazo rwose. Umukobwa aza gufata kano gaposteri, uyu musore ahita agwa horo. Nawe urabibona, umukobwa yaje kumubwira ati aka ni ak'inyuma, niko bakita. Ukurikire filime wowe uraza kubona byinshi muri iyi video nakuzaniye.
ubwo uyu mukobwa akimera guca uyu musore yaramubwiye ati aho ni harehare njye ntabwo nakugeraho, ati ahubwo vayo hano maze aba ariho wunama umuntu arebe ukuntu yakigenza, ati kuko urabona uri munini cyane njye ntabwo nakubasha. Byifashe gutyo ubwo uyu mukobwa ni uku nguku yaje kunama ahangaha, umusore arebye gusa uko uyu musore yari ari kureba nyagasani ibintu byari biri kugorana bigakomeza gucanga. Njyewe ahangaha biri kuncanganyikisha, ntabwo nzi ibyo bagiye gukora ngo ni ibiki, gusa nanjye uko muri kubibona niko ndanjye ndimo kubibona. Uyu musore arangije aramubwira ati oya ahangaha naho ndabona bitameze neza, ati ahubwo reka tugende twiyeranje tujye mu cyumba cyanjye maze abe ariho dukorera kuko niho hatekanye, ntabwo nzi ngo ni ibiki bagiye gukora nyagasani, gusa reka nkurikire mbitege amaso maze ndebe ahari ndamenya ibyo ari byo. Uyu musore aravuga ati rwose tugende mu cyumba cyanjye aba ariho umuntu aza gukorera gahunda ze neza, aba ariho umuntu aza kuzinogereza. ubwo uyu mukobwa yaje gufata kakadorari bamuhaye arangije agahita agapfunyika mu ibere. Arangije we n'umusore ni uku nguku batangiye gusohoka mu cyumba cy'uyu mukobwa. Gusa uko bimeze kose wagira ngo ibintu bashaka gukora ntabwo ari ibintu byizewe kuko bari kugenda bacungacunga. Umusore niko kureba hanze areba niba nta muntu uhari, abwira uyu mukobwa ati vayo nta muntu uhari. Bagenda bububa barunguruka gake gake. Nyagasani ese aha hantu hagiye kubera ibiki? Nukurikira filime neza witonze uraza gusobanukirwa. Gusa icyo nta kwifuriza ni ukugenda udakanze subscribe kuko ibintu bigiye kuba byaryoha kuruta uko nawe urimo kubitekereza. Ubwo burakwereka uyu mukobwa ni uku nguku yinjiye mu cyumba cy'uyu musore yububa ndetse wagira ngo bari no kwiba. Umukobwa ageze hano mu cyumba abwira umusore ati gira vuba vuba ubanguke ubu nanjye aho bigeze ubushyuhe bumereye nabi. Nyagasani ukurikire uyu mukobwa avuga ati banguka rwose nshaka kwigendera. Ubwo uyu musore arangije aramubwira ati ngaho noneho mera neza iryo baba ndipfure maze ubundi ugende, ntabwo nzi ngo ni ibiki. Uyu musore gusa arangije aramubwira ati oya ahangaha uri kumera ntabwo ari heza, ahangaha uri kuja ahubwo wowe ryama aho ngaho nurangiza urindire gatoya mbanze ndebe niba nta muntu waba watubonye cyangwa mu kimwe urimo kutwumviriza. Nyagasani aho bigeze uyu musore wagira ngo atangiye kuba yatinya. Uyu mukobwa akabibonamo ikindi kintu atakekaga. Uyu musore niko kuza kureba niba nta muntu uri kubumviriza. Arangije aravuga ati ntawe. Uyu musore niko kwereka uyu mukobwa aramubwira ati ngaho noneho vayo hano umere gutya ku iyi ntebe maze nze gukora ibyo nkora nguturutse inyuma. Ati rwose uze kubikora neza ku buryo ndumva ahantu ngejeje. Uyu musore aravuga ati kandi ntibize kukubangamira, reka nizere yuko ibintu bigiye kugenda neza. Umukobwa ntibwatinze yaje kuba yakunama ahangaha. Ntabwo nzi ngo ibi byose bagiye gukora ni ibiki, gusa nanjye mbiteze amaso nkuko nawe uri kubikeka wowe uri kureba iyi filime. Ubwo umukobwa yunamye umusore nawe araza amuturuka inyuma, gusa ageze ahangaha nabwo atangira gutinya. Akamubwira ati wowe mera nkaho umugongo usa nkaho wigiye hasi, nurangiza nanjye utegereze ibyo nkora. Uyu mukobwa akavuga ati ariko ufite ikihe kibazo kutari kugira vuba? Uyu musore akavuga ati ikibazo mfite ni uko ntari kuhagera. Ati rwose uri muremure, ati jya hariya niho ndabona uburyo nakugeraho. Ati hano ntabwo ndi kukugeraho. Gusa aho bigeze uyu mukobwa atangiye kurakara. Uyu musore arimo amubwira ati genda uryame ndetse uryame ugaramye. Nyagasani umukobwa ni uku nguku yaje kuryama agaramye. Umusore gusa yatangiye kugira ubwoba atangira kuvuga ati ibi ntibiki ndi kubona. Nyagasani arimo avuga ati toka satani, ibintu ndimo kubona ni ibiki? Uyu musore arangije yashaka gukuramo imyenda bikamwaga mu nda, akavuga ati asye sinzi ibintu ndi kumva bitari kugenda neza muri njyewe. Ati yemuko uraza kunyihanganira pe,
ati kuko ndi kumva sinzi ikibazo mfite sahizi, ndi kumva muri njyewe sinzi ukuntu bimeze, atariko hari ibintu ndi gukeka, reka nze hano ndebe ibintu ndi kumva ibyo ari byo. Uyu musore aza kumviriza ku rugi, ukurikire gusa uko byagenda kose wagira ngo ahangaha hari ikintu arimo gutinya. Arangije araza afunga neza. Ubwo umukobwa ahangaha yari amutegereje. Uyu musore araje aramubwira ati none kuki uhagurutse ni ikibazo ki? Maze uyu mukobwa aravuga ati hubwo wowe ni ikihe kibazo ufite? Ati igihe nahereye ngutegereje ni kinini cyane rwose, ati kandi ubu ngubu njye nakigendera. Uyu musore arimo amubwira ati oya nyihanganire, nari ndimo ngiye kureba niba nta muntu urimo kutwumviriza, ngiye kureba niba nta muntu watwumvirije rwose, kuko ntabwo byagenda neza nkawe. Urabona baramutse bumvise njye nabo hari ibintu turimo maze bakagenda babivuga ahantu hose, urumva bitaba ari igisebo. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko rero nawe ndabona nawe ufitemo ikibazo kimeze ukuntu. Uyu musore harimo avuga ati njye nta kibazo mfite, meze neza, ndi muzima rwose. Ati kandi wihangane, ibintu byose biraza kugenda neza. Ati cyanga mo kimwe reka nkongere andi mafaranga maze wigendere, kuko ndabona ibintu byose ndi kuva muri njye nifitiye ubwoba, kubera yuko hari ibintu nabonye mbona ntabwo bimeze neza kuri wowe pe. Ati ahubwo nta n'andi mafaranga ndi bwakongere, ahubwo jyana ayo ngaho naguhaye, kuko urabona nanjye ayo nsigaranye ahangaha ni makeya. Ubwo rero genda jyana ayo naguhaye, wenda tuzabipanga ikindi gihe. Uyu mukobwa harimo avuga ati abasore b'imbwa gusa, ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo wari umpamagariye ahangaha. Ati kandi utwo dufaranga tubiri ntabwo ari two nkeneye, nta nubwo ari two mbuze, nanjye ubwanjye ayo nayabona. Urumva atariko ibintu unkoreye aka kanya ntabwo ari byiza. Maze umusore aravuga ati none ubu ngubu njye urabona nabigira nte? Maze uyu mukobwa aravuga ati cyakoze nkuboneye ubusa, ukuntu nabonaga wayagaye ntabwo nari nzi yuko wankora ibi ngibi. Mu basore b'imbwa nawe wakibaramo. Ukurikire uyu musore aravuga ati ariko ibyo urimo kumbwira ntabwo nzi ibyo ari byo. Ati ko nta deni nkurimo, wagenda ibyo bindi ukabireka, uri kumbwira ibiki koko? Uyu mukobwa aravuga ati none ubwo urumva nta kibazo ufite? Uyu musore aravuga ati si none naba mfite ikihe kibazo? Kari wowe ndi kubwira ngo uryame, nturyame neza ahubwo ukanyiterera ubwoba. Ati uri kuza kuryama hano kuriya nkande, niba nkubwiye ngo ryama neza. Uyu mukobwa atangira kurakara. Ukurikire uyu musore aravuga ati njye ruraruntu rwose ntabwo nabyiviramo rwose, uzarebe abandi ujya kuba wakiyandarikaho. Kandi twatangiye filime ari uyu mukobwa nako ari uyu musore kujya gushaka umukobwa. Maze uyu musore aravuga ati ngewe uri kurinda waza ahangaha ngo nkumarire iki? Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ungize ikigoryi, bivuze yuko atari wowe wanzanye. Uyu musore aravuga ati ngewe ntabwo nigeze nguhamagara ahangaha. Uyu mukobwa aravuga ati utantera uburakari ukanzamurira kamere maze nkakwasaguza. Ati koko inshuro wampamagaye ntabwo ari nkeya, umbwira ngo nze ngufashe nze hano mu cyumba cyawe. Ati rwose abantu nkamwe bundi ni gute Imana yabaremye? Ati urabona utwo dufaranga twawe uba wandaseho. Maze uyu musore aravuga ati utu dufaranga twanjye nitwo twakuzanye, nta kindi kintu cyakuzanye. Ubwo uyu mukobwa arishira aravuga ati cyakoze urantunguye unyiciye ibihe. Maze uyu musore aravuga ati umbabarire, ati cyakoze reka nkubwize ukuri, nyemerera niba urarara hano uyu munsi wose maze ibintu byose tubipanga neza tubishire ku murongo. Uyu mukobwa arishira aravuga ati umbabarire, ngewe narangije kukubonera ubusa, wowe nta musore ukurimo. Maze uyu musore aravuga ati nganyemerera niba turarana ijoro ryose maze nkongera utundi duceri nibura wenda dutoya, ubundi tubipanga neza turarane. Uyu mukobwa yumva uyu musore ari kumutesha umutwe, ari kumuzengereza. Uyu mukobwa umutwe utangira kumurya ndetse bigezaho avayo akubita uyu musore urushi. Maze uyu musore aravuga ati ni gute uri gutinyuka ukankubita urushi? Umukobwa dore kumwongera n'urundi rushi. Nyagasani ukurikire. Maze uyu mukobwa arimo avuga ati wowe ubundi uri igiki? Uyu musore arije aravuga ati ariko ndi kukubwira yuko twabipanga maze tukararana ukazasubira mu cyumba cyawe ejo cyangwa ejo bundi kandi byaba byiza. Maze uyu mukobwa
atangira kuzungerera. Nyagasani, barakwereka ni uku nguku yatangiye gukubita uyu musore bitewe n'umujinya n'amagambo mabi yari arimo kumubwira. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati urabona njyewe ndindi wo kuba nakicuruza bene ako kageni, urabona nta bwenge ngira wowe? Ati ni gute wamfata ukancuragiza gutya warangiza ukambwira ngo nzi ndare ahangaha? Uyu musore aravuga ati ariko ibintu ndi kukubwira niko kuri. Uyu mukobwa araje aravuga ati wikomeza kunzamurira ubusembwa, wikomeza kunzamurira umujinya, kuko unteye umujinya nanagutura ahangaha. Ati kuko wowe nta muntu kurimo uri imbwa yigendera. Nyagasani, uyu musore akomeza avuga ati umbabarire cyane, ibibaye byose ubyihanganire, ntabwo ari njye wabigizemo uruhare. Ati ku buryo ugeze nawe kunkubita, ati ndetse nsohokera mu cyumba ugende. Maze uyu mukobwa aravuga ati ndagiye. Ati ariko wowe uzamenye yuko ahantu hose uzagera uri imbwa nta musore ukurimo, ntabwo uzava mu mugabo, kuko ibintu nkoreye ntabwo ari ibintu wakorera umuntu ugiriye impuhwe. Ati kanze n'undi munsi uzongera kumenyera, uzongera no kuza kunkomangira, nzakwasaguza kandi uzabura bibona. Nyagasani, uyu mukobwa nuko nguko yasoze mu cyumba cy'uyu musore ndetse asohoka ababaye. Maze uyu nguyu asigara hano arimo avuga ati ubu ngubu ikosa naba nkoze ni irihe? Nyagasani, umukobwa nuko nguko yaje yigira mu cyumba cye. Uyu musore aravuga ati ubu ngubu nanjye nzira ibyanjye, amafaranga nari kumuha nayanjye, aho yari kuryama ni iwanjye, none ubu ngubu arimo aranziza iki? Ibi ngibi ntabwo yagakwiye kuba abinziza. Na filime yacu nuko nguko tuyisoje. Ndabashimiye cyane mwe twabanye kandi ndabakunda. Ciao ciao.